ntabwo nababeshya buryo bwose uraza kubita ndabizi ariko nukumva ntabwo harya hari yellow na red. Yellow and red. Ifite yellow and red. Ubwo rero muri aka kanya agiye kutubwira gucuzinga one color. Agiye gucuzinga one color. Ubwo color uri bucuzinga ni imwe Benigne afite. Yego. You ready? Okay. Afite what? Yellow. Afite wawa? Yellow. Guys, ufite yellow. Mwabibonye ko mfite yellow. Ubwo reka tumurebe. Yego kamana. Thank you. Afite what? Red. Kiri kureba. Afite iki? Red. Ngo mfite red da. Afite red. Red. Gukure Martin. Gahusha. Bizi ntoki ugiye guhitamo. Acuzinze. Ufungura nyine wendireza. Katirebe. Yo! Ijana. Hamwe hari 500 ari ijana. None acuzinze. Namasi. Basi ntuzi mwishyiramo 5. Ubwo yashyiramo amafaranga afikira we. Oya ntacyo. Ubundi ntabwo ari kuyamenya. Ubundi ntabwo ari kuyafata none. Twagiye. Ufite red. Ntabwo bisubiraho. Ntabwo bisubiraho. IK. Kuko umunyambira. Ntabwo mpindura. Agakina mwakoze. Byinshi hano harimo amafaranga. Oh my god. Bahagana 5. Wari washyizemo magana angahe? Ishe na 5 mwana ukumara. You see? Simbiye Guys, uko mubona rero urabona ko atsindiye You see this sensa. girl? Bari bashyizeho 5 na sensa. Uzabanzirizamo hano ubwa kabiri ujyemo hariya. Nabibonye. Iki nicyo gihano tuzaguha, sibyo? Kubera ko no mu busanzwe ubundi ntabwo usanzwe utsinda. So, uzuko byanyabyo nkamaze? Nagize ngo navuze ngo mu busanzwe. Hello friend and family, I hope ko meze neza natwe tumeze neza nk'ibisanzwe nubwo aka gripe katwatatse. Uyu munsi rero murabona ko dufite ibipurizo bibiri. Bide umuhondo, umutuku. Ushobora kuba muri kwibaza ngo ese abakobwa noneho batuzaniye ibiki kuri aka kanya. Uyu munsi rero tubazaniye game challenge y'ibipurizo. Ntabwo tuje muri ntabwo turi abakobwa. Okay, nawe murabyumva. Ikindi kintu dufite rero ni akakana. Murabake. Buriya wese umukobwa ngende nsanda umukobwa. Turi abagore. Madam, babira. So. Karagaciye. Next kagiye. So, ushobora kwibaza ati rero iki none afite ni igiki? Hari akazi kacyo, hari akazi kigiye gukora. Ni ikiribaya. Ujye unyumvira. Nuko mbatunze nyine nuko tubana uko karagaciyemo. Ubwo rero uburyo tugiye gutangira nk'ibisanzwe ndapfuka Stephen mu maso cyangwa se wampfuke cyangwa dupfuke Mifabo Johnson. Jackson. Akise Johnson. Pronunciation. Jagiso. Ni Jagiso. Muri miteranya. Ya, nuko yavuze nuko nguko ni Jagiso. Ya, twagiye. So, umwe muri Guys, stay tuned. Pusha rukara, tagapusha rukara noneho mugira abana ngo Jagiso. Sha mureka dutangire Jagiso. Jagiso ni mw'Amerika nageze uzi bawe uzi ndi Kigali. So next, okay. Next. Rero ubwo tugiye gutangira tutabatindiye. Uwo turi bupfuke arajya avuga, murabona ko dufite amabara abiri nk'uko twababwiye y'ibipurizo umuhondo n'umutuku. Uwo turi bupfuke arajya avuga ibara mfite cyangwa se njye mvuge ibara afite. Nyuma yaho rero naramuka atsinze
hari ibihembo duteganyirije uwo muntu uri gutsindwa. So ibyo bihembo rero nta bindi ni amafra mane afra mane amakwaca n'amafaranga bakoresha muri n'amacako amafaranga. So rero ndakeka twatangiye sibyo nitugera igihe cyo guhemba ayo mafra turabereka ukuntu turi buyahembe. nabyo ni akazi gakomeye. turaje tubereke, reka tugabanye ibigambo ubundi tubereke uko ibintu bimeza. mukore subscribe. So tubibutse ko mukore subscribe. ku bantu bazakora subscribe kuba ari ubwa mbere ugiye kureba video zacu, kora subscribe, usharinge, like ndetse na comment nayo uyishyire. utuntu twinshi tuzajya Ikinyarwanda gisigaye kingora. So next tugiye gukomeza nyine, mukomeze mudukurikirane nk'ibisanzwe, turabakunda cyane. Atasi turi twiza ko wabwiye ajye kwireba ntuza, mudukunde, mudusharinge, mudufollow ahantu hose. hari movie iri kuri website. Twe twagiye kubabwira hari movie iri kuri website yitwa Gumroad. yitwa Gumroad nkuko abibabwiye. Iyo movie hari benshi bari kujya bambaza ese iyi movie turayireba gute, iyi movie kugira ngo tuyibone biragenda gute. Iriya movie rero website iriho kugira ngo ubashe kuyibona nuko ufungura link gusa ntago bahita bayiguha, bakwereka uburyo wishyura. Kugira ngo uyibone nuko wishyura $2 ntatinze. ndashimira abantu bose bari kuyireba, abari muri Amerika, abari muri France, Norvège kabisa. Umva abo bose bari kugenda bishyura muri Australia. Iyo niyo support ya Danje kabisa. $2 ntago ari menshi, $2. abari muri Belgique sinabibagirwa namwe, murabizi ko muturi ku mutima. New Zealand nabo turaba abashu, namwe turabazirikana cyane, kandi turi kujya tugenda tubabona. Nukuri mwakoze cyane. Ni muri New Zealand. Nibyo New Zealand. New Zealand. Nibyo mwasoma. So rero n'abari mu Rwanda ariko ntabwo twabibagirwa, turabakunda cyane, muradukurikirana umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda bakomeza bambaza ese twazibona gute, ese kwishyura ko arabo bigora. Ariko ikindi wibuke ko mu Rwanda hari abantu nabo bafite mu Rwanda hari ababikoze byakunze. Bose ndi kugenda amasobanurira abari kumbaza. Umuntu ufite ikarita, umuntu ufite credit card akaba asanzwe agura ibintu online biroroshye cyane. Hari abantu bagiye bagurira kuri application za Kiku, aho hose murabizi abasanzwe bagura online. So nuko nguko bimeze. Nkuko rero maze kubibabwira, abantu bo mu Rwanda turabakunda cyane, muradufasha cyane, muradusupportinga ku buryo bumwe na bumwe. Kuri YouTube muradukurikirana cyane, mukomeze mudukurikirane. Ntago twabibagiwe inshuti zanjye. Murabona ko ubu ngubu ibi turi gukora kuba twashyize kuri ya website ni ukugira ngo tubone website. Namwe banyarwandakazi, inshuti zacu, turabakunda cyane kuko muradusupportinga ku buryo bumwe na bumwe. dukurikirana kuri YouTube cyangwa dukurikirana ahantu hatandukanye. So turi kubazirikana rero, abantu mukomeje kumbaza ngo ese twabigenza gute twege ko nta carte dufite, ko tudafite uburyo tuyishyuramo. Abantu abo rero turi kubatekerezaho cyane kuko uburyo twabikozemo ni ubwo kugira ngo turebe uburyo abafana bacu badusupportinga, uburyo badusupportinga. So niyo mpamvu twashyize kuri ya website. Ikindi kandi rero inshuti zanjye z'umusaraba wa mugani wa Mifa Boy, next week tubemereye ko tuzayishyira kuri YouTube kugira ngo nawe utabashije kudusupportinga muri buriya buryo. Ariko ni version ya kabiri, ariko ni version ya kabiri, ntabwo ari iya mbere. azareba nyine
kopi ya nabo namwe twabatekerejeho tugiye kubibakorera ubundi dukomeze tujyane 5 kuri 5 so mukomeze mudukurikirane rero tugiye gukora iyi game challenge twizeye neza ko iri bubashimishe mukomeze mudukurikire mukomeze mukore subscribe mu likinge munasharinge kugira ngo ibintu bijye bigenda bimera bien ikindi kandi nkuko abivuze mudufollowinge ku mbuga zose imbuga zose dukoresha Fada Family iri ku mbuga zose kubera ko hari igihe tudashyira ikintu kuri YouTube sibyo hari igihe tudashyira ikintu kuri YouTube tukagishyira ku rundi rubuga nka TikTok Instagram n'ibindi ahantu hose so tutabatindiye rero tugiye turatangira kuri gutangirira Steffi tugiye kumupfuka amaso arambwira ibara ry'ipuriza kala imwe navuga kala imwe mu bipuriza ni faranga sikora ufashe insengere ntinde nzaba muri fukiye ane after my sengere nutsinda uzabagurira nzabajyana kwa ntuzi nzabajyana kameke uyu mwana akundira ibiraha uziko abyemera arabyenjoyinga ku n'amacapati na bogati niyo turi gukina game guys ikintu atajya apfa gusiga na bagati ahubwo gikunda bagati akunda bagati sinzi impamvu tutabyuka ni ka bagati da Steffi bagati okay ikindi kandi nta kibagirwa kwereka abakunzi ba Fada Family ntajya asibana n'amacapati agendana nazo mpaka ibi byose ni ibye ntabwo nababeshya buryo bwose buraza kubita ndabizi ariko nukumva ntabwo harya hari yellow na red yellow and red ifite yellow and red ubwo rero muri aka kanya agiye kutubwira agiye gucuzinga one color ubwo kala uri bucuzinga ni imwe Benigne afite yego you ready okay afite what yellow afite wawa yellow guys mfite yellow mwabibonye ko mfite yellow reka tumurebe yego komana thank you aratsinda thank you yeah mfite yellow mwabibonye ko ari yellow urabona ko yatsinzwe avuze ko yari atsinzwe akaba atsindiwe amafaranga igihembo cya mbere aragitsindiwe ubwo rero tugiye gukurikizaho case yewe first umukino urakomeje umukino urakomeje tugiye kureba umuntu uri butsindire aya mahera sikora uratsindira amafaranga cyangwa uratsindira ibiraha which color afite wa kiri kureba afite iki red ngo mfite red da afite red gukure matsinda mujye muri commentaire murebe niba koko byacu mfite red okay guys murabona ko uyu mukino nyine ntago woroshye turamwibye yatsinze twacenkinze bari bafashe moto bari watsinze ariko nanone twibutsa abantu ko iyo red amafaranga zana y'amafaranga
mu mafaranga dufite amafaranga atandukanye. ushyiramo n'utayareba Dufite inoti zitandukanye. Oya wowe urayashyira mu ntoki waracuzinga nyine nayashyiramo njye nyifatire kuko ntayampa yazi nayashyiremo atareba yashyiremo uyanshyire mu mufuka ngende yicuzingira yose kandi ubwo mu mafaranga Mifa afite ugiye gutuzingamo inoti ubwo arashyira mu biganza sibyo ra uracuzinga urareba ubwo nutsindira nyine igifunguzo kuri izo se turabishira ujya kumfungana none oya ntabwo tugufunga we icyo ari bukore ni ugufunga intoki sibyo uyashyire mu ntoki nyine ashatse ikiganza kimwe yagisigamo gusa ashaka yanagisigamo gusa nyine kuko watsinze hose arashyiramo amafaranga ashyiramo amafaranga ubwo uracuzinga none se ahubwo Mifa Boy nawe yajyaho ahubwo babiri bagasigara barushanwa kandi utsinze reka turebe icyo uhitamo twagiye guys nuko mubibona agiye gucuzinga yavuye mu byo kwibinisha cuzinga aho ushaka muri izi ntoki ugiye guhitamo acuzinze ufungura nyine wengereye katurebe ijana hamwe hari 500 ari ijana none urahagatindi basi ntuzi mwishyiramo 5 ubwo yashyiramo amafaranga oya ntacyo ubundi ntabwo wari kuyamenya ubundi ntabwo wari kuyafata none guys murebe rero ntsindiye ijana but it's okay ubusa buruta ubusa kandi ikindi ntawanga ijana muri hagiye gukurikiraho tuhagiye gukurikiraho jagiso thank you jagiye ngwino jagiye nawe kasongoye mobile nanga kasongo murabona ko Mifa Boy Johnson nawe bari kumufunga tugiye kureba uko biri bugende jagiso ndi mu Amerika uri he mu Amerika okay guys choose choosing wait kasongoye j'arrive so twagiye ufite red ntabwo bisubiraho kuko umunyambira ntabwo mpindura agakina mwakoze guys murabona ko red yayitsindiye atsindiye red ubwo ibihembo bye agiye kubihabwa ibiraha agashyiramo amagarata ashyiraho amadolari ashyiraho amafaranga afatika ashyiraho inoti zifatika njyewe se ko atanshyiraho inoti zifatika bashyiremo inoti zifatika sibyo nta bintu by'uduceri cyakoze njye mwankoma ntabwo nta bintu byinshi hano harimo amafaranga shyiraho magana atanu wari washyizemo magana angahe ijana na bitanu mwana we koko mwana tsindiye sensa nk'uko mubibona rero urabona ko atsindiye sensa bari bashyizeho 5 na sensa ko atsindiye 500 okay thank you igihembo cye akaba aracyegukanye so you are the winner tsindira ijana ubusa cyaze ndaguha agacapati da nazo nazo sinzigwa ariko ubwo ndazigura capati ya magana angahe yatsindiye ijana magana angahe se twaziguze ko arizo njye mba nakoze guys berekeye capati ariko mba nakoze rambura iyo capati ubereke capati mba nagukoreye mwana
icyo gihembo kirarusa ijana zanjye. So, reka Steph agire icyo avuga. abanza baciriye amafaranga. Ubundi uwatsinzwe nta n'ikintu agomba kurya, ibi byose ntabwo tuba tubiguhaye. Nari nshobora guhoraho ntabwo. uyu mwana ngo inkora ntabwo yo Iyo mu busanzwe nkunda kurya utuntu tw'ubusa ariko sinkunda ibiryo tw'ubusabusa. niyo mpamvu ajya abyibuha Akantu k'ubusabusa buriya kari ngobwara. So niyo mpamvu nyambyibuha ukazana ibinyashi nkazana nyashi n'ibitama ibitamo bikazimba. Njye numvaga nawe kuguha igihano ugakura amazi mu gishanga. uzi uko utazajya kwidagadura Utazaza ujya kwidumbaguza. uzi nta kintu tuzakora Eh, reba kari kari hano akagezi ibiro tukabereka tuzamuka akereka tubakurikire tujye kureba umugezi azajya kwiza. Igihano tuzamuha cyo kujya koga babyita gusamba. Bebe akantu ko gusambura kazi. Guys, azajya kogamo hano azabanzirizamo hano, uzabanzirizamo hano, ubwa kabiri ujyemo hariya. Nabibonye ikintu cyo gihano tuzaguha, sibyo? Kubera ko no mu busanzwe ubundi ntabwo usanzwe utsinda. So uzi ko byanyabyo nkamaze nagize ngo aravuze ngo mu busanzwe n'ubundi mu hari busanzwe ntabwo n'izindi. ujya woga turaza kukogerezamo hariya. osha wimubeshyira no kurajya yoga. ajya yoga aza yoga. uravuze ngo iyo ko atajya yoga asanzwe turamwogerezamo oya ajya yoga mama. nshatse kuvuga ko ari pisine. yarata tuzakudumbaguzamo hariya kubw'ibihano byawe tuzaguha nyine umunsi uzongera gutsinda. Yeah. next days ubutaha se naba ari wowe cyangwa biri nawe nyine urabyumva njye gihano nguhitiyemo n'ikiri. Oh my god, why you doing? So, love you guys. murakoze Kaza none amaboko arazamuka. murakoze izuba ryabaye ryinshi murakoze kuduha ngo nk'uko mubizi umusanzwe nitwa Nifageri Stephen nkaba naje natsinzwe ukora iki nkora imifuka muri kampani y'amabuye twaje mu birombe guys kwaje gushaka mama. Kwaje gushaka mama. bari kwaje gushaka mama ntabwo kuri ibirara kwaje kuzerera. None se mwaje kuzerera mwisanze hano bari kwaje gushaka mama ntabwo kuri ibirara bebe kwaje kujeya. kwaje mu birombe twaje mu birombe bahize muzadusure tubahereze ku mabuye y'agaciro twebwe duturanye n'ibirombe. So next murakoze kudukurikirana guys. Jana muri komateri tubwira ati dukine iyi game cyangwa ushaka kutujoininga. hari abantu bambwiye ngo bashaka kuzaza. Amarembo arafunguye. Ya amarembo arafunguye nanjye mpora mbibabwira. So imiryango irafunguye. Uzabishaka aze kwandika muri comment and then ntabwo turi katwa ntabwo kuri ibirara tuzakora. So abavandimwe hamwe ubuzima buraryoha. Abavandimwe bari hamwe.